roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 78899900576. Yes, reka nongere ngusuhuze cyane rero, nongere kandi nguhe ikaze muri amasaha ya update mu mwanya twise ngo ni update time, aho rero tuba tugenda rwose tubagezaho cyangwa se tuba updatinga amakuru akomeye cyane, ariko by'umwihariko akaba tugenda twibanda hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gahunda rero urugendo n'ubundi no gukorera kuri tere, urugendo rwo gukorera kuri tere turarukomeje aya masaha rero, tukaba tuje hafi rwose na Nyiragongo, ngira ngo murimo murabibona, ariko ni hafi neza rwose naho bitangwa ni ku Kiridereni, aho rero ibinyamakuru cyangwa se rezo sosiyo babyutse bavuga ko ngo aha hantu ubu tuvugana rwose hari kugenzurwa n'ingabo za FDLR zavuye ngo muri parike ya Nyiragongo. Namakuru yatangiye kugenda kwirakwizwa kuri rezo sosiyo bavuga ko ngo FDLR ngo nyuma yuko rwose zikomeje kugenda bigaragara ko ziri hano muri parike ya Virunga, ngo zamanutse mu masaha ya karekare zirangije ziza hano aho bita ku Kiridereni ruguru gato cyane ya Kirimanyoka, ngo bamanutse rero bagezemo hariya rwose ngo bahita bakatinga umuhanda, ndetse nyuma yo gukatinga umuhanda ngo bahita bavuga ko aho hantu no ngo bagiye kuhagenga bariyeri. Ubwo bivuze iki? Byari bisobanuye ko nuvuga ngo abigoma ndetse n'abakibumba basaga no bamaze kubacamo kabiri cyangwa se kwakatinga, ariko urumva ko ni hagati y'ibigo bya M23 ni ibintu bigoye cyane, ariyo mpamvu natwe twanyarukiye kugira ngo tuze kugenda duca impaka. Mu makuru dufite nkuko bibona turahitegeye, none ntabwo ari inkuru y'imbarirano ngo batubwiye, turahibereye. Nkuko amakuru yatangiye kugenda bivuga ku marezo sosiyo ko aha hantu ndetse rwose hari n'abari kuva ko habereye imirwano, ariko mu makuru mfite ngira ngo murabyumva nta n'amasasa hari, kandi twahagereye kugiye kuko ubu turi ku isaha y'isa 7 ziri gushira saa 8, ngo bishobora ushaka no kuza kumva inkuru saa 9 zageze, ariko aya masaha ageze nta mirwano iri aha hantu, haratuje. Abaturage yewe uramurabona bari muri muvoma zabo, mu kanya muratangira kuzajya murabona baciye hano kuko twe turi hafi n'inzira rwose, aho bari no gutambuka nta kibazo, ubona ko nta kibazo. Ibiro bikari bitero byari byabyutswe n'ubundi biri kugambwa ko ngo Wazarendo cyangwa se FDLR ngo baba bateguye kuba bagaba ibitero, ariko ngo bakabitangiriza ahangaha bamaze gukatinga uriya muhanda. Ariko abantu benshi bumvishe aya makuru bavugaga bati se ibi bintu bishoboka bite, ko tuzi ko M23 iri za Kanyamahoro ndetse no mu kirunga cya Nyiragongo ikaba irimo, hewe no mu mujyi wa Goma bakaba barimo. Izi ngabo zaba zije aha hagati ku Kiridereni zaba zije hanga kwagenga ibirindo gute baramutse bazishize hagati bakazubakiraho inyuguti ya O, izo ngabo zatabarwa nande? So rero byari ibintu n'ubundi bibantu babonaga cyangwa se bavugaga, ariko ukabona ko ni ibintu bidashoboka. Niyo mpamvu ro nkuko twebemereye twa tugomba kuza guca impaka cyangwa se tukageraho bibera, kugira ngo turebe noneho tubaha amakuru yizewe afite proof cyangwa se afite fact. Ubwo ikigaragara rero aho hantu cyangwa se hano hantu bavuga ngo habyukiye ndetse mu kanya yaboza ngo habereye n'amasasu, nta kibazo n'iki na kimwe gihari. Abaturage tumaze kubavugisha, bamwe ari no kwambukiranya bambuka bajyayo, baravuga bati rwose inzira irafunguye, nta n'ikibazo n'iki na kimwe kigeze kihaba. Urumva ko ni akantu keza cyane kagaragaza rwose kari guca impaka ku byari biri kugenda bivugwa kuri rezo sosiyo.
aka karagaciyemo rero ariko by'umwihariko nkaba ngarutse kugira ngo twibanire mu yandi makuru imirwano uyu munsi yakomeje. Sinzi ngo turi buherehe gusa ariko unyemereye amakuru yacu twayahera hano muri Masisi ahantu bita za Kinigi. Mu kiganiro cya mu gitondo nababwiye umugabo cyangwa se nababwiye ko hariya abitwa ba Delta ndetse na ba Mutayomba ngo bagabye ibitero hano muri Kinigi, ariko objective icyo bashaka ngo nukugira ute nukugaruza. Rengize ngo inzoka irandomye hano hantu ntabwo hizewe cyane, urumva ni mu binani ni mu binani rwose, ariko rwose kubw'amahirwe mbonye ari kabaye kari kanguyeho. Nibyo nababwiraga ndi kubabwira nti rwose ni bamunya witwa Mutayomba ndetse n'utwa Delta ngo nibo bari bagabye ibi bitero hara mu za Kinigi, ni hafi na za Rubaya. Ibyo bitero nabibabwiye ko ejo babigabye barangije babirukaho, babarenza ahantu bita ngo babageze hitwa ngo ni za Ruki. M23 irangije irigarukira. So muri iki gitondo rero nkuko amakuru n'ubundi aturuka ahangaha murabizi rwose hariya mpafite imbone nyinshi cyane zibyutse zimpa amakuru zimbwira ko rwose ahantu n'ubundi habyuke imbunda cyangwa se urugamba rw'imbunda ndetse n'into. Uru rugamba rukaba ngo n'ubundi noneho kera kabaye witwa Juste Honorable Juste Ndayishimiye. Uyu mugabo rero ngo nawe akaba yiziye mu rugamba, na nyuma yuko uyu mugabo ari wari ufite koperative yacukuraga amabuye hano muri za Rubaya, akaba ndetse arabaye na rwose na ubwo urumva ni Honorable. Yavuze Honorable abantu benshi murabyumva barabayeho depite, bakaba rero bagize gutya rwose baramukimbije cyangwa se baramukuye ku mugati, bityo rero byatumye rwose abyuka nawe yafashe icyemezo. Burya ngo inzara nta kitigisha, nyuma ko bamukuye kuri ibyo binombe nyine atagicukura n'iki byose, byamusabye rero ko asubira muri wa mutwe none aravuga ati reka ngiye kwirwanira. Murabizi ko arafite umutwe witwa Nyatura wari uyoboye n'uwitwa Mahoro, General Mahoro mu FDLR barakoranaga ubugome. Murabizi nibo banatwitsa ahantu bita ku Nturo abasirikare b'uyu mugabo Justin Ndayishimiye Honorable. So kuri inshuro rero nawe ngo yageze ku rugamba ndetse ngo yakamejeje gahunda rero ngaravuga ko rwose ngo agomba kugaruza kiriya kibira binombe bya za Rubaya ngo bipfe bipfuke. Ari mu rugamba rero nkuko amakuru mo kugenda tugeraho ngo yakameje, donc ngo niwe uyoboye urugamba, yigize kagoma ku buryo rwose ngo abenshi ariko ngashobora no kuza kugwa ku rugamba ngakahagwa nk'witwa Kirimwami, kuko urumva ni umuntu arumenyere kwirira amafaranga ndetse no gukora ibintu by'ubucuruzi ndetse no kuyobora, kuko yabayeho depite. Murabyibuka mubona sengerera abagabo hano umujyi wa Goma ngo bari kumusingiza ariko ngo Honorable ngo niwe tuzatora muri cya gihe cy'abadepite. So rero uyu mugabo urumva nyuma yuko nyine ubuzima bubaye bubi, urumva umuntu amenyere kurya amafaranga, iki depite cyarahagaze. Ibyo binombe bibaye agaciro acukuraga, muraza kumva na baseninga baje rwose kuko byabakomeranye, ubuzima bwahagaze ahantu hamenyere kwakira kuri amafaranga. So yahise afata icyemezo rero yiyizera rwose kuri tere hara ku rugamba, aho rongo yabyutse nawe muri ibitero byagabwe hano za Kinigi mu masaha ya mu gitondo kuva mu rukera rwa karekare. Nawe ari muri urwo rugamba cyangwa se akiri muri iyo ari muri iyo ntambara, kuko ngo bavuga ko ari we uri n'imbere, ariko n'ubundi nubwo wenda tuvuga ngo ari n'imbere cyane, abantu ntimuze kumutandukanya, kuko nawe n'ubundi nubwo yagize atya akaba Honorable yahoze n'ubundi nawe ari umurebere, yahoze ari umurebere. Ubwo urumva yaje mu byo n'ubundi yari asanzwe akora. Amakuru yo ni menshi cyane. Ndabona amakuru ari komeje kugenda ngeraho ni menshi cyane. Tuve kuri Juste uyoboye ibitero n'izi Nyaturaze rwose batatse M23 hariya hari ubwo mu Kinigi hari Afande François burani we nyine urimo kubagabaho ibitero. Aha mu minsi ishize hari n'umuzarendo waruherutse kwiripotinga ndetse nawe ufite icyama navangu wari general ari reportinga. Ubwo rero urumva bo babyukiye mu mirwano mu gihe cyo kwiripotinga, ahubwo bo bemeje kurwana. Ubwo nyine nibemere umuriro bagiye kubacanaho, kuko ni ku munsi w'ejo barabirukanye bageze ahantu bita za Kinigi za Ruke bavanye za Kinigi. No muri iki gitoro bakamejeje Juste ibuye rye rwose ararishaka ndetse kubi n'ubwiza. Ikindi rero twavuga kiri kuri front page y'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ndagira ngo tubabwire ko mu nkengero ya za Masisi naho
nimvuga Masisi muhite mwumva ko ari Masisi ku zone. Mu nkengero ya Masisi ku zone rero naho hamukiye imirwano. Ni imirwano ni mu birometero bike cyane, urumva Masisi ku zone werekeza Walikale centre, naho hari intera nto cyane, ntago ari intera nini cyane. Aha rero haramukiye imirwano nk'uko amakuru ari kuvuga ngo n'ubundi ngo Wazalendo ngo babyutse bari kwataka M23 hano muri izi nkengero z'uyu mujyi cyangwa se z'iyi centre ya Masisi. Ubwo ni Masisi ku zone. Aha rero naho hakaba hari urugamba ndetse rukomeye cyane. Amakuru mfite ni menshi cyane, no mpamvu mbanje guca muri utu update kuko mfite amakuru ngira ngo duhite twerekezaho y'imiripuko cyangwa se rwose y'ama operation. Ariyo mpamvu nkubwira nti nyaboneka banzu nkandire kuri subscribe niba ukigera kuri umuyoboro bwa mbere utarusanzwe warakanze subscribe yinkandireho, kugira ngo buri ko nje muri sizo cyangwa se buri ko nteretseho inkuru nk'ingi bidasanzwe uzajye uba mu bambere mu kubona amakuru. Tuvuye muri iyi mirwano iri kuvugwa muri centre yavuzwe mu nkengero zi centre ya Sake ya Masisi zone muri Masisi centre. Reka duhite dusimbukira noneho mu mirwano mu rugamba rwabereye ahantu bita muri Walikale centre. Ngira ngo murabizi ko mu kiganiro cyashize nababwiraga nti Wazalendo bamaze kugera hano muri iyi centre ya Walikale nyuma yuko bari batangaje cyangwa se 23 yavugaga ko bavugaga ko bagiye kubyuka, babyutse basanga M23 ntayiri muri iyi centre ya Walikale, barabyuka barayishakisha barayibura. Ngira ngo detail yuko bavuyemo byo nabigarutseho ni mu rwego rwo kugira ngo bareko habaho seserefe, kugira ngo ibiganiro bizaba nyine tariki 9 aho M23 igomba kugirana umushikirano n'ubutegetsi bw'Ikishasa. AFC kagirana rwose AFC ba M23 bakagirana ibiganiro n'ubutegetsi bw'Ikishasa. Nyuma rero yuko ibi biganiro byamaze gukonfirmwa ko bagomba kuganirira Katari bagahuraho ku itariki 9, M23 yahise yongera gushira byabi yari yatangiye kongera gushira kubahiriza byabindi n'ubundi yari yakoze ubushize nabwo benda kujya kuganirira i Rwanda byo gutangira kuwithdrawinga cyangwa se kugenda bava mu bice bimwe na bimwe mu nzira yo kwerekana ko icyo bagamije, nkuko bamwe bagenda bivuga cyangwa se amahanga bivuga na bamwe mu bayobozi bavuga ngo ntabwo ngo igambiriye, ngo ntabwo rwose ngo igambiriye ngo kurinda abaturage cyangwa se amahoro, ngahubwo ngo nibisambo. Ibyo rero nibyo M23 bidashaka, ariyo mpamvu bagize gutya noneho barangije bahitangira bava hano muri iyi centre ya Walikale, bari batangiye donc kugenda basubira inyuma. Ntabwo itangazo ryigeze rijya hanze. M23 yari yabikoze mu buryo bw'ubwiru mu rwego rwo kwirinda ngo nibavuga ngo kuko bari babizi ko nibavayo Wazalendo barahita bazamo n'ubundi agatangira kwigamba. Bityo rero babikoze nta tangazo ntaki, ariko n'ubundi byabaye kwakundi cyangwa se byabaye yareya n'ubundi Wazalendo bahita baza hano muri centre ya Walikale bayigezemo, ndetse mwanabonye n'amafoto arimo aragenda rwose agaragara bifotoza bavuga ko ngo barashe M23 bayikuyemo. Breaking news, nkuko amakuru ari kungeraho muri iki gitondo, nyuma yuko M23 yabonye ko batangiye kugenda bayizamo bavamo binjiramo muri iki gitondo abagabyo igitero simusiga, n'ubundi ntago bamenye ngo ba M23 yaturutse he kuri iki gitoro abagabyo hano muri iyi centre ya Walikale, kuko ngo bagiye kumva gusa bumva ibintu biri kubaturikiraho isi ibarimbukiyeho aho ngaho nyine bari bavuze bati twafashe ari kwifotoreza hano muri iyi centre ya Walikale. Mu makuru ndimo ndagenda nakira nuko ngo haguye abasirikare ba Wazalendo benshi cyane, donc haguye Wazalendo, abarwanyi ba Wazalendo benshi cyane, ubwo harimo na FDLR. Ariko ku rundi ruhande hari inkuru nkiri gutohoza neza ndimo ndagenda nakira ivuga ko ngo haba harasiwe n'ibifaru bigera kuri 2, kuko ngo aha hantu ntabwo hari Wazalendo bonyine, ngahubwo ngo bari batangiye ko hari forcinga ngo abasirikare baba ba FARDC babahibu, ndetse ngo n'ingabo z'ababirigi ngo nazo zari zatangiye kuhazana ibikoresho kugira ngo ariho zitangira gukorera urugamba rwo kugira ute rwo kubohoza Walikale yose, ndetse ngo bakanatangira kubohoza cyangwa se bagatangira no kurasa Masisi. So rero niyo mpamvu uru rugamba cyangwa se muri iki gitondo M23 yamaze kubimenya ko bari kuri forcinga cyangwa se kwashira ibikoresho. Icyo yahise ikora nta kindi, yahise ibagabaho ibitero bikaba byarese musiga, ni ibitero byaje batungwe kuko bari bazi uko yasubiye inyuma rwose itari buze kongera kugaruka hariya. Nkuko rero amakuru avuga ko
ngo haguye ngo abasirikare benshi cyane b'abazarendo ndetse na FDLR na FARDC, ariko kuri ruhande ngo ababirigi nabo ntabwo baje koroherwa kuko ngo ibifaru byabo bigera kuri 2 nkuko makuru rwose ari kugenda avugwa, ariko yo ntabwo nahita nyahamya ni biri ku mihanda kuko buri ahantu abantu barwaniye hari abantu baza bakabikabiriza bagashiramo n'ibirungo cyangwa se agashaka kugaragaza ko inkuru byacitse, donc ari igikuba cyacitse, ariyo mpamvu bavuga bati n'ibifaru bigera kuri 2 by'ababirigi byahiye cyangwa se byashumitswe. Ubwo biramutse koko ibyo bifaru byashumitswe twanamenya ko hari n'ababirigi baba baguyemo, ariko ni biri kuvuga ko ibyo bifaru byashumitswe cyangwa se byatwitswe nta makuru ahagije cyangwa se yuzuye kuri uryo twika ry'ibifaru. Gusa makuru yizeweyo nuko mu masaha mu gitondo M23 nyuma yuko izi wazarendo zikimara kumva ejo ngo abaturage babyutse basanga ngo nta musirikare M23 numwe urimo, ngo bahise batangira kugenda bicomeka nyine baza muri iyi santere, dore ko nubundi ibirindo byabo ntabwo byari biri kure. Nari nababwiye ko nubundi ibirindo bari babigenza ahantu kuva M23 bwa mbere bavuga ko bagiye gutangira kuva mu ibyo bice. FARDC bahise batangira kuza muri ibyo bice. Agace ka mbere bagezemo na agace bita Mubi cyangwa se Mubi, kavemo ingabo za M23 ku cyagiye Kanyuka bitangaza. None bamaze kukavamo bahita baza bagengamo nicyo bise ngo ni etat major. Icyo gihe no bahise batangira kugabira ibitero kuri M23, ariko noneho ibyo babonye muri amasaha nyuma yuko bari bagize ngo na hano muri santere ya Warikare bicomekemo, ibyo bahaboneye ntabwo ari ibyinaha mw'abantu mwe, bahaboneye urw'imbwa aboneye ku mugezi. So nguko rero uko ibintu bimeze nuko bimeze. Mu kanya gato rero nahoze mbona kira makuru ko hano no muri santere ya Warikare ngo yaba wazareno ntabagaragaramo ndetse no kuri kota M23 ntabagaragaramo, bamaze gukora iyo operation bavamo ku buryo mu kanya ngo ninde ryasuko yahoze izenguruka hano muri iyi santere ya Warikare, ariko ikabura icyo yabona cyangwa se icyo yafata n'icyo yareka, kandi ubwo ngo acagamo iri kwirukanka. Mu by'ukuri nawe ntibanayiharasinga ngo banayirase, barayihorera. Ubwo mu kanya gatushura no kuvaza rero n'ubundi bongeye bakigida cyangwa se bagafata umurongo ngo baraje n'ubundi ngo baje kugaba ibitero, bikaza kurangira hariya bahaboneye urw'imbwa yaboneye ku mugezi. Nge niko mpora mbivuga, niko rwose mpora ngenda mbibabwira. Mu yandi makuru rero tuvuye hano muri Warikare habyuke urugamba, ntabwo mvuye ku makuru y'urugamba kuko n'ubungubu hano ndi online birashoboka guhita bampa icyo bita impinduka, ahubwo reka dukomereze no mu yandi makuru n'ubundi agendanye n'uru rugamba. Nari nababwiye operation cyangwa se uyu mugabo bita ngo ni Colonel Kayina wanze kwiyunga ngo aze afatanye na M23 bitewe n'ibibazo yagiranye na Jeunesse Rutare Makenga ajya nagaragaza mu tangazamakuru. Donc ngo hari ibyo yagombaga kuba yaravuze, nako ibyo yagombaga kuba ataravuze yagiye avuga, ariko yasaga naho arimo aragenda ashaka inzira ishobora kuba rero ngo yatuma n'ubundi ngo M23 imuhamagara. Ngira ngo ibyo gihe murabyibuka n'uwitwa Colonel Kazarama nawe wahoze ari n'umuvugizi wa M23 nawe yagaragaye kuri rezo sosiyo, ariko we avuga aziga. Icyo yavuze aziga rwose, ndetse bitanaciye kabiri duhita twumva ngo Kazarama already yahise asubira muri M23. Icyo gihe we M23 itina mu deployinga n'ubundi mu bice byaho avoka ahantu bita hano muri za Tongo, niho Kazarama bahise mu deployinga kugira ngo akomeze operation zo guhiga izi FDL. Uyu Kayina we rero yakomeje kugenda avuga byose, hari n'ibyo wenda abantu yes nibyo koko birashoboka kugirana ibibazo na Jeunesse Rutare Makenga, ariko ni ibibazo byabo nk'abanyekongo ndetse bafatanyijeho kandi bashobora no kongera bakihuza urugendo bagakomeza. We rero yakomeje kugenda bishira hanze, bituma nyine batanavuga bati twanamwegera tukamugarura mu gisirikare, kuko ubwo nyine yari yamaze kugaragaza umutima wose uko uteye. So uyu mugabo rongera ngo kuva mu ntangiro z'iki cyumweru twinjiyemo turimo ubu ngubu, mwari mwatangiye kumva amagambo yavugaga ko uyu mugabo Kayina amaze gushinga undi mutwe wiwe, ndetse n'itangazo yarishyize hanze akavuga ko ari umutwe wagombaga gukorera ahantu bita muri Ituri, ariko akiyunga ku mugabo bita ngo Toma Rubanga nawe ufite inyeshamba ufite umutwe hariya icyama hano muri Ituri.
nababwiye inzira y'ukuntu byose impamvu bateganyije gushyiraho uriya mutwe ndasinzi niba hari igihe ushobora kuba utaradukurikiye nababwiye ko bitewe nuko abona ko ibintu biri kugenda neza ndetse binagiye kuryo hakaba we ashobora kuzasanga asigaye mu buhungiro ari wenyine kandi takaba yari mu buhungiro yakomeje kuzana ibintu by'ubwenge arangije ngo aravuga ati reka none nanjye nshinge umutwe ukorere ahandi mu hantu M23 itaragera none nihagera izaza isaba kujoininga cyangwa se basaba ko tuninjiramo ninjiramo icyo gihe nanjye nzinjiramo mfite ijambo icyo gihe ariko ngo impamvu nyamukuru nuko ngo yashakaga kugira ngo azinjiremo afite ipeti rirenze iryo yavuye muri M23 afite kuko urumva iyo aza ko yaratangiranye na M23 bagaruka ntabwo kiba kiri koroneri kuko urumva n'ubundi yasaga naho angana na General Makenga icyo gihe bari banganya amapeti bose ari ba koroneri so rero yarebye avuga ati ntabwo ndi bujye ndi general atuko byakose ndaguma kuri koroneri ahitamo kuvuga ati none reka ngende ngiriya mpite mpimbi cyama cyanje none nigire nyine n'iryo peti ngihe noneho nibansaba kujyayo n'ubundi nzaba ndifite kandi koko n'abandi bayafite nk'amapeti ntabwo bandusha ubumenyi bazi ko tunganya icyo gihe peti ryanjye ntabwo bazaryita otoporokarame kuko n'ubundi rwose nge ndi umugeshi cyangwa se ndi umundindwanye nararwanye icyo gihe nibwo ahise afata icyemezo ngo rwose ngo afata uwitwa Twayesi we ngamwohereza Thomas Rubanga n'ubundi nk'uko ngo bamaze kubari barabivuganye agezeyo rero mu by'ukuri ngo abasirikare bake batangira kugenda mu bipengeri bambaye gisivile nk'abana basuye muri Kongo iwabo bagahita bagiye kwa Thomas Rubanga bakagera nyine nawe urumva bagomba gutangira gukorana ibintu bikagenda neza so amwe mu makuru yandi mashyo nazanye nuko uyu mugabo already nkuko amakuru akirimo kungera harimo arangeraho gusa ntabwo biratangazwa ntabwo biraba official ni ya makuru yangeyamo indani uyu mugabo rwose ngo yahise ngo ubu tuvugana ngo irya koroneri yarivuyeho koroneri Kayina ubu none ntakiri koroneri Kayina ahubwo ubu noneho yamaze kuba General Kayina yamaze kwita General Kayina already yamaze kwiha ipeti nk'umuntu uyoboye uyu mutwe wiwe already rero yamaze kwitwa General ntakiri koroneri urumva ko intego ye nkuko n'ubundi yamaze kubiteganya yatangiye kuyigeraho ibi ngibi rero abikoze ibi byo kwizamura cyangwa se byo guhita yihipeti ndetse agatangira kugaragaza ko ari gukora abikoze mu gihe azi neza ko UPDF yatangiye kuva muri biriya bice bya za Rubero niyo warusa naho arimo kugenda UPDF niyo yasaga nayo iri gutangira M23 azi neza afite amakuru azi neza ko M23 igiye gutangira kugira ute kwa advancinga ikanyura iyo ngiyo hose muri ibyo bice niyo mpamvu rero yamaze kwipanga aritereka aravuga ati guhera buno bitewe n'abasirikare nyoboye ubwo nabo kwa Thomas Rubanga kuva bamaze kuba gati gakubiranyije nabo bose arabayoboye already ntakiri koroneri yamaze kuba generali tukiri hano muri iyi side hano muri za Rubero yo hejuru nyine muri yo axe yo hejuru uwitwa General Cyarigonza ngo nayo yamaze kumanuka ngo niyo agiye gukomereza ibitero byo guhangana n'aba ba M23 ngo bagiye gutangira kwa advancinga ubwo urumva ni ugiye kuba komandinze urugamba Cyarigonza hariya n'ubundi mururiya mugi wa Beni ndetse wakazajya banura ibyo bitero bye cyangwa se akazajya banura abasirikare bakamanuka za Butembo gahunda ariko ari ukwataka cyangwa se ari kurinda uyu mugi wa Butembo nguko rero uko ibintu byifashe hano kuri front line cyangwa se yo ruguru ku bya Kayina rero nkuko nababwiraga ngira ngo mwe nababwiye ko uyu mugabo rwose abonye atazasigara mu buhungiro wenyine atangira gushaka izindi nzira yabinyuzamo kugira ngo arebe ko yaba ukenewe ariko bakavuga bati ibyo Kayina yakora byose naramuka atumvishe ibyo turi kumubwira swate ntago tuzamubajenjekera cyangwa se ngo tumufate nk'abandi bose donc ngo nk'umuntu wacu batahubwo none ikizakurikiraho nashaka ibintu byo kwitambika karwana yanze kuza mu mahoro ngo ace mu nzira dushaka ko agenderamo icyo gihe nta kindi ngo nukumuhata umuriro mpaka rwose asabye imishikirano ubwo rero nuko ibya Kayina bimeze nabyo ubwo mbivuyeho mwumvishe ko Kayina ari mu mazi abira ariko naye ntacyo wamurenganya urumva ko arimo aragenda
yirwanaho nk'uko rwose ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma indi nkuru rero navuga ngo ni update, ni mu kanya gato cyane kashize, ni mu mbere ya saa sita ho gato hano mu mujyi wa Goma, ahantu bita ngo ni kuri Amour, niyo hafi ro werekeza za Mugunga. Iyo ngiyo rwose mu kanya gato M23 ikaba imaze kurasa ibisambo bigera kuri bibiri, ni bibiri ro muri bitatu byaraye rwose ngo byinjiriye umumotari, biramuhoromesha moto birayimwaka, birangije yewe binara muhohotera cyane. Muri uko kumuhohotera rero mu gitondo bibyuka biri kwigamba, hanyuma noneho M23 bayabimenye, birabifashe rero ibikubita Kandoyi. Imaze kubikubita Kandoyi, ibyo bisambo barababaza ati mukorana nande, kuko hariya ibisambo bya hariya byinshi biba bikorana na FDLR, ugasanganiza FDLR na Wazalendo n'iki byose barimo hariya. Abasambo rongo banze kuvuga bakorana, babiri muri bo ngo baravuga ngo bihagara ngo ntago bari buvuge, biza kurangira babiri muri bo M23 ihise ibacira urubakwiye. Undi wa gatatu ro warusigaye aravuga ati noneho rero niba ari uko bimeze nje muze rwose mbajyane nje kubereka uwo turi gukorana. Bivuze ngo aya mabanda aragenda hererekanya umwe kuri umwe mpaka bageze kuri mwenyewe, cyangwa se niba ari na FDLR ibatuma, nabyo biraza kugenda bijya hanze cyangwa se bimenyekana. Niyo operation cyangwa se nicyo gikorwa, nicyo gitendo navuga kidasanzwe kimaze kubera hariya muri ya mujyi wa Goma. Aha rero mu mujyi wa Goma ntabwo ari bigusa biri kuvugwa, kuko uramutse uhageze muri amasaha bimeze wakumirwa cyane, kuko nahoze mbona amakuru ari kuvuga ko ngo hano mu mujyi wa Goma n'ubundi ngo amabandi bari kuyafata ku bwinshi, hari bari gufata rwa mikono, hari nari kugerageza gukora bya bindi babikoraga mu gihe cya FARDC cyo kurasagura, ariko bagacakirwa. Barimo baracakirwa rwose bataragera ku mugambi wabo. Muri make usibye ayo mabandi mu mujyi wa Goma hari amahoro, nta kibazo n'iki na kimwe gihari, ndetse we meme no mu mujyi wa Bukavu nawo na amahoro. Abantu ndabize musige mukenera kumenya update zo muri umujyi wa Bukavu. Bukavu nayo ibona amahoro, nta kibazo, irimo irakontororwa na M23, nta kibazo n'iki na kimwe. Dusimbukiye muri Sud Kivu rero naho ubwo birumvikana, naho ni ku mirongo y'urugamba. Ubwo ndavuga hano za Sud Kivu, murabizi ko rwose naho hari gutegurwa ikintu cyitwa urugamba rukomeye cyane. Mu makuru rero sasa namenye, ndabona ubwo nanda atangiye kongeraho. Mu makuru ntangiye kugeraho, mu makuru atangiye kugenda ngeraho, nuko hano muri hano muri Sud Kivu, ahantu bita ngo ni muri Uvira, hano hantu bita muri Uvira, birasa none urugamba rugiye gukomera. Nukuvuga ngo nari nababwiye ko hari ibikoresho byinshi by'Ababirigi bamaze kubijyana hari Bujumbura. None babijyanye Bujumbura, niyo bateganyaga kuba donc bazaga bagaba ibitero, bagena ibitero baturutse ibitero byabo byo gutanga umusada kuri zingabo ziri kurwanya M23 za Kinshasa. Donc bijyazaga binaturutse hehe na hano mu Bujumbura. Ariko mu kanya gato amakuru angezeho aravuga ko ngo mu by'ukuri Burundi ngo bwatangiye kubasaba ko bite na bya bindi nababwiye muri ya makuru twababwiye ngo GPS yabo batangiye kubona itangiye kwinjirirwa, ngo basabye ko ngo nibura ngo izi ngabo z'Abarundi ngo zizamura ibirindiro ngo bikava mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege, mu rwego rwo gutanga amahoro kuri iki kibuga cy'indege, ndetse no mu gihugu cy'u Burundi ngo nabo ngo bazamuke bajye gukorera hehe ku mirongo y'urugamba hano muri Uvira. Ababirigi bakaba batese none ibikoresho nk'ibi ngibi rwose ko twabonye M23 bakinagiza, twakwizera umutekano wabyo gute ko twaba tugiye kubibegera cyangwa se kubigenera mu by'ukuri izi ngabo za M23? Baravuga bati none reka tugende tuhite twigira Kisangani y'abandi barariyo tubasanga. My friend, hano hari izuba ryinshi cyane, hano hari ikintu cyitwa izuba my friend, izuba ni izuba. Baranyira bati rero mureke twigire twigendere noneho dusange abandi iriya
za Kisangani. Ubwo muri iyi akse niyo twagaba ibitero tuzajya dukoresha drone ndetse n'indege zo bwoko bwa Sukoyi bize bigira bite bize bivuye za Kisangani. No kurundi ruhande baravuga bati none twaba tugaragarije Gisekedi ko tumutereranye rwose by'urugamba bye ntacyo bitubwiye. Ubwo urumva bari mu rungabanga bari hagati baheza hagati nk'ururimi. Ubwo baraza ngo kwicara bige inama bakore inama abashake icyo bari buze gukora, ariko nkuko bigaragara nyine urumva M23 yabacanganyikishije, batangiye gutagarana, batangiye kubura uko bari bwitware n'uburyo cyari kubuze guhagarara muri iki kibazo. Aha hantu ngo hari wazarendo benshi cyane bari kugenda bava muri za Maniema rwose baza hano muri za Uvira, bamara kugera muri Uvira ngo Giseka bitakwira rwose akavuga ati murakaza neza. Hari amafaranga menshi ngo yateguwe hariya, yateguriwe abazarendo ku buryo ngo iyo wivuze gusa ngo ugiye mu kizarendo bahita bakubarira amafaranga yawe amadolari 100 rwose batayagukubita gusasura. Bamara kuyagusasura bagahita baguha nyine n'ibikoresho, bakaguha kateni bura niyo baba baguha igishati gusa cyangwa igipantaro, niba hari n'inkoni bitewe nuko bakubona wiyaminiye bakaguha kimwe muri ibyo bikoresho. Ubundi none ugahita ujya hehe, ugahita ujya kuri tere cyangwa se ku rugamba n'utwo tudolari 100 ukadukenyereraho. Ariko ari nabaza ngo bafite ngo urukundo rw'ikizarendo ugasanga bakigiyemo nta kintu n'iki na kimwe babahaye, nkuko rwose amakuru arimo kugenda abigaragaza cyangwa se ava hariya bimeze. Gusa ubu tuvugana hano muri Sud Kivu nta mirwano yabyutse gusa, ariko nubwo nta mirwano yabyutse mu bice byose hari imyiteguro y'urugamba. Bigaragara ko ejo cyangwa se ejo bundi cyane njya mbona kenshi cyane imirwano ikunda kuba nko mu weekend. Bura ntimuzatangazwe no kumva muri weekend ibintu bihinduye isura, kuko urebye deployment cyangwa se reinforcement ziri gukorwa ku mpande zombi. Nubundi ibimenyetso birimo biragaragaza ko anytime hari ahantu umuriro wakwaka, ndetse ukaba ari n'umuriro cyangwa se rukaba ari n'urugamba rw'amasata cyangwa se urugamba ruremereye cyane rushobora kuzaba rudasanzwe. Tunyarukira muri politike ndetse na diplomasi, andi makuru arimo kugenda aturuka. Katurebe uyu Mutarama yanditse agize ati ki, katurebe Mutarama ati nkuko nabibabwiye bidasubirwa AFC M23 yavuye Warikare. Mutarama none hose ibi nibi cyavuze ati nkuko nabibabwiye ngo AFC M23 bavuye muri Warikare. Nabibabwiye nanjye ariko ndababwira nti mu gitondo bavuye Warikare, ariko bakoza kandi ka operation ngo ubundi bagombaga kuhava kuri 22 z'ukwezi kwa gatatu, nibwo ubundi ngo M23 ngo bagombaga kuva hano muri Warikare kuri tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. Gusa birangira ababirigi na FARDC batangiye kurasa mu baturage kugeza tariki 27 icyo gihe ababirigi bari batangiye kurasa mu baturage. Ubwo ni bya bitero bya wazarendo donc by'indege zitagira abapilote ndetse na za Sukoyi. Nibyo ari gushaka kuvuga uyu Mutarama cyangwa se umunyamakuru ukurikirana ibya hariya, ndetse ntekereza ko ari na harabite nuko njya mbona kenshi ibyo arimo aravuga kenshi tubihurizaho. Avuga ati bagombaga kuvara kuri 22 z'ukwezi kwa gatatu, ati rwose atari ko buriye bite n'ibitero bya FARDC ndetse n'ababirigi na wazarendo batangiye kugenda bagaba mu baturage. Ubwo ni bya bitero bya drone n'iki byose ngo byaje gutuma ngo kurasa mu baturage kugeza kuri 27 ubwo barasaga ikibuga cy'indege kuri 27 rero ngo byaje kurangira barashe ikibuga cy'indege, ngo kugeza icyo gihe ngo bahise barasa ikibuga cy'indege. Ibi byatumye AFC M23 idahita hava ibanza guca intege iyo coalition. Icyo gihe ngo bahise banga kuhava, ahubwo bihakanya ko kuvuga bati reka tubanze duce intege iyi coalition. Noneho rero nyuma rero nibwo batangiye gukura abasirikare babo muri Warikare
donc M23 nibwo bahise batangira gukura abasirikare hano muri Walikale nyuma yo guca intege. Ariko se kuki bavanyemo hari abasirikare? Ubu bivuze ngo nubwo babavanyemo Wazalendo urabona already batanye bipambye bamaze kuhagera, nubwo bahakubitiwe donc ariko banaragarukamo kuko mwamaze kubona amafoto harimo kwifotoza. Ariko se nuko bagarutse ubwo none no muri Masisi barivanamo? Byo urugamba biracyara amayobera. Ngo leta ya Kinshasa yari itegereje ko AFC M23 ihava ngo ibahe ihite ibahe go ahead bagahita nyine ngo ikabaha go ahead kugira bahite basubira Walikale, ndetse nyine ubwo n'izi ngabo zindi zose zigahita zisubira muri Walikale. Ubu FARDC niyo iri Walikale, ariko hari amabwiriza bagomba gukurikiza. Hari amabwiriza izi FARDC zamaze kugera muri Walikale, ariko na n'ubu ngubu zitaratangira kugaragaramo bitewe nuko M23 ngo yasubiyemo ngo ibanza kubivuna. Hari amabwiriza rero ngo bahawe ngo bagomba kugenderaho. Ibintu menya byarateguwe, banze ibintu byarabere mu mabanga, ariko nubundi ariko bisanzwe byarateguwe. Kubera iki? Ntabwo wambwira ngo M23 ari yasohoye itangazo ivuga ko itari buve muri Walikale, itari butangire gusubira inyuma. Ariko nyuma y'iminsi mike iyi delegation yabo imaze iri Katari nibwo batangiye kuvamo, ariko none bavamo nta tangazo bagize bate, nta tangazo banditse. Aho ibi bintu wavugira ko bitari mu mupango, haba ari hehe nihe wavugira ngo ntabwo biri mu mupango? Kuva hano muri Walikale cyangwa se hano muri bice bya za Walikale ni ibintu ubona biri mu mupango. Ahubwo ntangiye no kugeramo n'ikikango se iyi Uvira bavugaga ko nayo ishobora kuba yakwatakwa gute byashoboka. Hanyuma rero andi makuru ngo gombaga gukurikira amabwiriza ibyo bagomba gukurikiza niba yarengaho ayo mabwiriza y'ibyo bagomba gukurikiza bano izi ngabo zije muri Walikale, ngo niba yarengaho ngo AFC izongera ibakure muri Walikale bakomeze ndetse ngo babe banageraza ahantu bita za Kisangani. Haro niho ibintu bikomereye. Ngo ayo mabwiriza ngo FARDC ndetse na Wazalendo bagomba kugenderaho, nibaramuka batayubahirije ngo ibyo bizaha ngo M23 AFC M23 ngo guhita ngo ihabakura ngo ndetse biyihe n'imbaraga yo gukomereza yo gukomereza Gisangani. Ngaho rero uko ibintu bimeze nuko bimeze. Ubwo nyine mumenye ngo kabaye nyine nuko nguko byagenze. Tunyarukiye mu yandi makuru rero sasa. Tubanyarukiye mu yindi nkuru, n'indi nkuru nayo ingezeho none ndabona drone zanjye zitangiye gukora, imbone zanjye zirimo kugenda zimpa makuru. Hano ravuga hari inkuru irivuga ngo hamenyekanye ibyo General Gasiga arimo gusaba ubuyobozi bwa FARDC. Uyu Gasiga ni muntu ki? Byose ni uyu Gasiga watangiye kugira ibyo asaba FARDC ni muntu ki? Byose bikubiye muri iyi nkuru cyangwa se muri iki kiganiro, muri iyi nkuru yateguwe n'imbone yacu iri hariya kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Nyuma yaho ngo umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'Kinshasa ufashe umuji wa Bukavu wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ihuriro ry'ingabo za Kongo zari muri uwo mujyi zahungiye muri Uvira. Bityo na Brigadier General Olivier Gasiga wari mu basirikare bakuru b'iryo huriro nawe yahungiye muri iki gice,
ariko nyuma aza kwerekeza Ikisangani. Kuri ubu biravugwa ko ari Kinshasa, aho arimo gusaba guhindurirwa imirimo. Naringeze niho ndari gusaba ibikoresho ngarwa ngo byamubanye bike, none ibindi bikoresho ari gusaba. None nyuma ko bamwokejeho hari kwisabira rwose ko bamuha kumuhindurira iminshingano. Akarongo ari kwisabira ngo ko bamuhindurira inshingano nk'uko isoko yacu y'amakuru irimo kugenda ibitubwira. Ubwo mu muji wa Bukavu wigarurirwaga na M23 tariki 16 z'ukwezi kwa 2025, Brigadier General Gasiga Olivier yari yungirije ukuriye iperereza rya gisirikare mu rwego rw'intara ya Kivu. Zari inshingano yari amazemo igihe gito cyane, yari yungirije, ariko ku rundi ruhande akaba ngo yarabimazemo igihe kitari kinini cyangwa se igihe gito cyane. Ni mu gihe kandi ngo Lieutenant General Pacifique Masunzu yari yahawe kuyobora zone ya gatatu y'ingabo za Kongo ikurikira zone ya gatatu y'ingabo za Kongo ikuriye intara zitandukanye muri RDC. Muri izi ntara harimo na Sud Kivu cyangwa se na Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho M23 ifashe Bukavu, abasirikare bombi bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge bakaba bafite amapeti yo hejuru bahungiye muri Uvira mbere yuko berekeza Ikisangani. Babanje guhungira hano muri Uvira, ubwo Gisiga, uyu ni bari Gasiga ndetse n'witwa Masunzu babanje guhungirayo. Ariko nyine urumva ibintu ntago byari byoroshye. Ariko nk'uko amasoko yacu rwose cyangwa se umutaramu wacu ari kutubwira, akomeza atubwira cyangwa se avuga ko nuko mu cyumweru gishize General Gasiga yavuye Ikisangani ahasiga General Masunzu ufite mu nshingano ze zone ya gatatu y'ingabo za FARDC yerekeza Kinshasa. Uyu niyo yahise yerekeza. Hanyuma rero ikindi gikurikiyeho nuko yasabye ko bamuhindurira inshingano. Bivugwa ko uyu musirikare yagiye gusaba ubuyobozi bwa FARDC kumutuma ahandi kugira ngo akomeze gukorera leta ya Kinshasa. Ntabwo agishaka gutumwa guhangana na M23 cyangwa se na twirwano, kuko buri ubwo n'abanyamurengere kanze tubirebemo hasi niba ariko bimeze. Ndetse aya makuru ahamya ko yatumye ya Masisi zone muri Masisi centre. Reka duhite dusimbukira noneho mu mirwano mu rugamba rwabereye ahantu bita muri Warikare centre. Ngira ngo murabizi ko mu kiganiro cyashize nababwiraga nti Wazalendo bamaze kugera hano muri iyi centre ya Warikare, nyuma yuko bari batangaje cyangwa se 23 bavugaga ko bagiye kubyuka. Babyutse basanga M23 ntayiri muri iyi centre ya Warikare, barabyuka barayishakisha barayibura. Ngira ngo detail yuko bavuyemo byo nabigarutseho ni mu rwego rwo kugira ngo bareko habaho cessez-le-feu, kugira ngo ibiganiro bizaba nyine tariki 9 aho M23 igomba kugirana umushikirano n'ubutegetsi bw'Kinshasa. AFC kagirana rwose, AFC ba M23 bakagirana ibiganiro n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Nyuma rero yuko ibi biganiro byamaze gukonfirmwa ko bagomba kuganirira Katari bagahuraho ku itariki 9, M23 yahise yongera gushira byabi yari yatangiye kongera gushira kubahiriza byabindi n'ubundi yari yakoze ubushize nabwo benda kujya kuganirira i Rwanda, byo gutangira kuwithdrawinga cyangwa se kugenda bava mu bice bimwe na bimwe mu nzira yo kwerekana ko icyo bagamije, nkuko bamwe bagenda bivuga cyangwa se amahanga bivuga na bamwe mu bayobozi bavuga ngo ntabwo ngo igambiriye, ngo ntabwo rwose ngo igambiriye ngo kurinda abaturage cyangwa se amahoro, ngahubwo ngo nibisambo. Ibyo rero nibyo M23 bidashaka, ariyo mpamvu bagize gutya. Noneho barangije bahitangira bava hano muri iyi centre ya Warikare, bari batangiye donc kugenda basubira inyuma. Ntabwo itangazo ryigeze rijya hanze. M23 yari yabikoze mu buryo bw'ubwiru
mu rwego rwo kwirinda ngo nibavuga ngo kuko bari babizi ko nibavayo wazalendo barahita bazamo n'ubundi agatangira kwigamba, bityo rero babikoze nta tangazo ntaki, ariko n'ubundi byabaye kwakundi cyangwa se byabaye yareya, n'ubundi wazalendo bahita baza hano muri centre ya Walikale bayigezemo, ndetse mwanabonye n'amafoto arimo aragenda rwose agaragara bifotoza bavuga ko ngo barashe M23 bayikuyemo. Breaking news, nk'uko amakuru ari kungeraho muri iki gitondo, nyuma y'uko M23 yabonye ko batangiye kugenda bayizamo bavamo binjiramo, muri iki gitondo abagabyo igitero simusiga, n'ubundi ntago bamenye ngo ba M23 yaturutse he kuri iki gitoro abagabyo hano muri iyi centre ya Walikale, kuko ngo bagiye kumva gusa bumva ibintu biri kubaturikiraho, isi ibarimbukiyeho aho ngaho nyine bari bavuze bati twafashe ari kwifotoreza hano muri iyi centre ya Walikale. Mu makuru ndimo ndagenda nakira nuko ngo haguye abasirikare ba wazalendo benshi cyane, donc haguye wazalendo, abarwanyi ba wazalendo benshi cyane, ubwo harimo na FDLR, ariko ku rundi ruhande hari inkuru nkiri gutohoza neza ndimo ndagenda nakira ivuga ko ngo haba harasiwe n'ibifaru bigera kuri 2, kuko ngo aha hantu ntabwo hari wazalendo bonyine, ahubwo ngo bari batangiye kuhari forcinga ngo abasirikare babo ba FARDC babahibu, ndetse ngo n'ingabo z'ababirigi ngo nazo zari zatangiye kuhazana ibikoresho kugira ngo ariho zitangira gukorera urugamba rwo kugira ute rwo kubohoza Walikale yose, ndetse ngo bakanatangira kubohoza cyangwa se bagatangira no kurasa Masisi. So rero niyo mpamvu uru rugamba cyangwa se muri iki gitondo M23 yamaze kubimenya ko bari kuri forcinga cyangwa se kwashira ibikoresho, icyo yahise ikora nta kindi, yahise ibagabaho ibitero bikaba byarese musiga, ni ibitero byaje batungwe kuko bari bazi uko yasubiye inyuma rwose itari buze kongera kugaruka hariya. Nkuko rero amakuru avuga ko ngo haguye ngo abasirikare benshi cyane b'abazalendo ndetse na FDLR na FARDC, ariko kuri nta ngo ababirigi nabo ntabwo baje koroherwa, kuko ngo ibifaru byabo bigera kuri 2, nkuko makuru rwose ari kugenda avugwa, ariko yo ntabwo nahita nyahamya nibiri ku mihanda, kuko buri ahantu abantu barwaniye hari abantu baza bakabikabiriza bagashiramo n'ibirungo cyangwa se agashaka kugaragaza ko inkuru byacitse, donc ari igikuba cyacitse, ariyo mpamvu bavuga bati n'ibifaru bigera kuri 2 by'ababirigi byahiye cyangwa se byashumitswe. Ubwo biramutse koko ibyo bifaru byashumitswe twanamenya ko hari n'ababirigi baba baguyemo, ariko nibiri kuvuga ko ibyo bifaru byashumitswe cyangwa se byatwitswe nta makuru ahagije cyangwa se yuzuye kuri uryo twika ry'ibifaru. Gusa makuru yizeweyo nuko mu masaha mu gitondo M23 nyuma yuko izi wazalendo zikimara kumva ejo ngo abaturage babyutse basanga ngo nta musirikare M23 n'umwe urimo, ngo bahise batangira kugenda bicomeka nyine baza muri iyi centre, dore ko n'ubundi ibirindo byabo ntabwo byari biri kure. Nari nababwiye ko n'ubundi ibirindo bari babigenza ahantu kuva M23 bwa mbere bavuga ko bagiye gutangira kuva mu ibyo bice. FARDC bahise batangira kuza muri ibyo bice. Agace ka mbere bagezemo na agace bita Mubi cyangwa se Mubi, kavemo ingabo za M23 ku cyagiye Kanyuka bitangaza, none bamaze kukavamo bahita baza bagengamo n'icyo bise ngo ni etat major. Icyo gihe no bahise batangira kugabira ibitero kuri M23, ariko noneho ibyo babonye muri amasaha nyuma yuko bari bagize ngo na hano muri centre ya Walikale bicomekemo, ibyo bahaboneye ntabwo ari ibyinaha mw'abantu mwe, bahaboneye urw'imbwa aboneye ku mugezi. So nguko rero uko ibintu bimeze nuko bimeze. Mu kanya gato rero nahoze mbona kiri amakuru ko hano no muri centre ya Walikale ngo yaba wazalendo ntabagaragaramo, ndetse no kuri kota M23 ntabagaragaramo, bamaze gukora iyo operation bavamo, ku buryo mu kanya ngo ninde ryasuko yahoze izenguruka hano muri iyi centre ya Walikale, ariko ikabura icyo yabona cyangwa se icyo yafata n'icyo yareka, kandi ubwo ngo acagamo iri kwirukanka. Mu by'ukuri nawe ntibanayiharasinga ngo banayirase, barayihorera. Ubwo mu kanya gatushura no kuvaza rero n'ubundi bongeye bakigida cyangwa se bagafata umurongo ngo baraje, n'ubundi ngo baje kugaba ibitero, bikaza kurangira hariya bahaboneye urw'imbwa yaboneye ku mugezi. Nge niko mpora mbivuga, niko rwose mpora ngenda mbibabwira.
Mu yandi makuru rero tuvuye hano muri Warikare habyuke urugamba, ntabwo mvuye ku makuru y'urugamba kuko n'ubu ngubu hano ndi online birashoboka guhita bampa icyo bita impinduka, ahubwo reka dukomereze no mu yandi makuru n'ubundi agendanye n'uru rugamba. Nari nababwiye operation cyangwa se uyu mugabo bita ngo ni Colonel Kayina wanze kwiyunga ngo aze afatanye na M23 bitewe n'ibibazo yagiranye na Jeunesse Sultan Makenga ajya nagaragaza mu tangazamakuru. Donc ngo hari ibyo yagombaga kuba yaravuze, nako ibyo yagombaga kuba ataravuze yagiye avuga, ariko yasaga naho arimo aragenda ashaka inzira ishobora kuba rero ngo yatuma n'ubundi ngo M23 imuhamagara. Ngira ngo ibyo gihe murabyibuka n'uwitwa Colonel Kazarama nawe wahoze ari n'umuvugizi wa M23 nawe yagaragaye kuri rezo sosiyo, ariko we avuga aziga. Icyo yavuze aziga rwose, ndetse bitanaciye kabiri duhita twumva ngo Kazarama already yahise asubira muri M23. Icyo gihe we M23 itinamudeployinga n'ubundi mu bice byaho avoka ahantu bita hano muri za Tongo, niho Kazarama bahise bamudeployinga kugira ngo akomeze operation zo guhiga izi FDL. Uyu Kayina we rero yakomeje kugenda avuga byose, hari n'ibyo wenda abantu yes nibyo koko birashoboka kugirana ibibazo na Jeunesse Sultan Makenga, ariko ni ibibazo byabo nk'abanyekongo ndetse bafatanyijeho kandi bashobora no kongera bakihuza urugendo bagakomeza. We rero yakomeje kugenda bishira hanze, bituma nyine batanavuga bati twanamwegera tukamugarura mu gisirikare, kuko ubwo nyine yari yamaze kugaragaza umutima wose uko uteye. So uyu mugabo rongera ngo kuva mu ntangiro z'iki cyumweru twinjiyemo turimo ubu ngubu, mwari mwatangiye kumva amagambo yavugaga ko uyu mugabo Kayina amaze gushinga undi mutwe wiwe, ndetse n'itangazo yarishyize hanze akavuga ko ari umutwe wagombaga gukorera ahantu bita muri Ituri, ariko akiyunga ku mugabo bita ngo Thomas Rubanga nawe ufite inyeshamba ufite umutwe hariya icyama hano muri Ituri. Nababwiye inzira y'ukuntu byose impamvu bateganyije gushyiraho uriya mutwe, ndasinzi niba hari igihe ushobora kuba utaradukurikiye. Nababwiye ko bitewe n'uko abona ko ibintu biri kugenda neza ndetse binagiye kuryo, hakaba we ashobora kuzasanga asigaye mu buhungiro ari wenyine kandi takaba yari mu buhungiro, yakomeje kuzana ibintu by'ubwenge. Arangije ngo aravuga ati reka none nanjye nshinge umutwe ukorere ahandi mu hantu M23 itaragera, none nihagera izaza isaba kujoininga cyangwa se basaba ko tuninjiramo, ninjiramo icyo gihe nanjye nzinjiramo mfite ijambo. Icyo gihe ariko ngo impamvu nyamukuru nuko ngo yashakaga kugira ngo azinjiremo afite ipeti rirenze iryo yavuye muri M23 afite, kuko urumva iyo aza ko yaratangiranye na M23 bagaruka ntabwo kiba kiri koloneli, kuko urumva n'ubundi yasaga naho angana na General Makenga. Icyo gihe bari banganya amapeti bose ari ba koloneli. So rero yarebye avuga ati ntabwo ndi bujye ndi generali, atuko byakose ndaguma kuri koloneli. Ahitamo kuvuga ati none reka ngende ngiriya mpite mpimba icyama cyanjye, none nigire nyine n'iryo peti ngihe, noneho nibansaba kujyayo n'ubundi nzaba ndifite, kandi koko n'abandi bayafite nk'amapeti ntabwo bandusha ubumenyi bazi ko tunganya. Icyo gihe peti ryanjye ntabwo bazaryita otoporokarame, kuko n'ubundi rwose nge ndi umugeshi cyangwa se ndi umuntu ndindwanye nararwanye. Icyo gihe nibwo ahise afata icyemezo ngo rwose ngo afata uwitwa Twayesi we ngamwohereza Thomas Rubanga n'ubundi nk'uko ngo bamaze kubari barabivuganye. Agezeyo rero mu by'ukuri ngo abasirikare bake batangira kugenda mu bipengeri bambaye gisivile nk'abana basuye muri Kongo iwabo, bagahita bagiye kwa Thomas Rubanga, bakagera nyine nawe urumva bagomba gutangira gukorana ibintu bikagenda neza. So amwe mu makuru yandi mashyo nazanye nuko uyu mugabo already nkuko amakuru akirimo kungera harimo arangeraho, gusa ntabwo biratangazwa, ntabwo biraba official, ni ya makuru yangeyamo indani. Uyu mugabo rwose ngo yahise ngo ubu tuvugana ngo irya koloneli yarivuyeho, koloneli Kayina ubu none ntakiri koloneli Kayina, ahubwo ubu noneho yamaze kuba General Kayina, yamaze kwita General Kayina already, yamaze kwiha ipeti nk'umuntu uyoboye uyu mutwe wiwe. Already rero yamaze kwitwa General, ntakiri koloneli. Urumva ko intego ye nk'uko n'ubundi yamaze kubiteganya yatangiye kuyigeraho. Ibi ngibi rero abikoze, ibi byo kwizamura cyangwa se byo guhita yiha ipeti ndetse agatangira kugaragaza ko ari gukora,
abikoze mu gihe azi neza ko UPDF yatangiye kuva muri biriya bice bya za Rubero, niyo warusa naho arimo kugenda. UPDF niyo yasaga nayo iri gutangira M23, azi neza, afite amakuru, azi neza ko M23 igiye gutangira kugira ute kwa advancinga ikanyura iyo ngiyo hose muri ibyo bice. Niyo mpamvu rero yamaze kwipanga aritereka aravuga ati guhera buno bitewe n'abasirikare nyoboye, ubwo nabo kwa Toma Rubanga kuva bamaze kuba gati gakubiranyije, nabo bose arabayoboye, already nta kiri koloneli, yamaze kuba generali. Tukiri hano muri iyi side, hano muri za Rubero yo hejuru, nyine muri iyo axe yo hejuru, uwitwa generali Cyarigonza ngo nayo yamaze kumanuka, ngo niyo agiye gukomereza ibitero byo guhangana n'aba ba M23 ngo bagiye gutangira kwa advancinga. Ubwo urumva ni ugiye kuba komandinze urugamba Cyarigonza hariya n'ubundi muri uriya mujyi wa Beni, ndetse bakazajya banura ibyo bitero bye, cyangwa se akazajya banura abasirikare bakamanuka za Butembo. Gahunda ariko ari ukwataka cyangwa se ari ukurinda uyu mujyi wa Butembo. Nguko rero uko ibintu byifashe hano kuri front line cyangwa se yo ruguru ku bya Kayina. Rero nkuko nababwiraga, ngira ngo mwe nababwiye ko uyu mugabo rwose abonye atazasigara mu buhungiro wenyine, atangira gushaka izindi nzira yabinyuzamo kugira ngo arebe ko yaba ukenewe. Ariko bakavuga bati ibyo Kayina yakora byose naramuka atumvishe ibyo turi kumubwira, swate ntago tuzamubajenjekera cyangwa se ngo tumufate nk'abandi bose, donc ngo nk'umuntu wacu, batahubwo none ikizakurikiraho nashaka ibintu byo kwitambika karwana, yanze kuza mu mahoro ngo ace mu nzira dushaka ko agenderamo, icyo gihe nta kindi ngo nuko umuhata umuriro mpaka rwose asabye imishikirano. Ubwo rero nuko ibya Kayina bimeze nabyo, ubwo mbivuyeho. Mwumvishe ko Kayina ari mu mazi abira, ariko naye nta kiwamurenganya. Urumva ko arimo aragenda yirwanaho nk'uko rwose ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma indi nkuru rero navuga ngo ni update, ni mu kanya gato cyane kashize, ni mu mbere ya saa sita ho gato, hano mu mujyi wa Goma, ahantu bita ngo ni kuri Amur, niyo hafi ro werekeza za Mugunga. Iyo ngiyo rwose mu kanya gato M23 ikaba imaze kurasa ibisambo bigera kuri bibiri, ni bibiri rero muri bitatu byaraye rwose ngo byinjiriye umumotari, biramuhoromesha moto birayimwaka, birangije yewe binara muhohotera cyane. Muri uko kumuhohotera rero mu gitondo bibyuka biri kwigamba, hanyuma noneho M23 bayabimenye, birabifashe rero ibikubita Kandoyi. Imaze kubikubita Kandoyi, ibyo bisambo barababaza ati mukorana nande, kuko hariya ibisambo bya hariya byinshi biba bikorana na FDLR, ugasanganiza FDLR na Wazalendo n'iki byose barimo hariya. Abasambo rongo banze kuvuga bakorana, babiri muri bo ngo baravuga ngo bihagara ngo ntago bari buvuge, biza kurangira babiri muri bo M23 ihise ibacira urubakwiye. Undi wa gatatu ro warusigaye aravuga ati noneho rero niba ari uko bimeze, nje muze rwose mbajyane nje kubereka uwo turi gukorana. Bivuze ngo aya mabanda aragenda hererekanya umwe kuri umwe mpaka bageze kuri mwenyewe, cyangwa se niba ari na FDLR ibatuma, nabyo biraza kugenda bijya hanze cyangwa se bimenyekana. Niyo operation cyangwa se nicyo gikorwa, nicyo gitendo navuga kidasanzwe kimaze kubera hariya muri uriya mujyi wa Goma. Aha rero mu mujyi wa Goma ntabwo ari bigusa biri kuvugwa, kuko uramutse uhageze muri amasaha bimeze wakumirwa cyane, kuko nahoze mbona amakuru ari kuvuga ko ngo hano mu mujyi wa Goma n'ubundi ngo amabandi bari kuyafata ku bwinshi, hari bari gufata rwa mikono, hari nari kugerageza gukora bya bindi babikoraga mu gihe cya FARDC cyo kurasagura, ariko bagacakirwa. Barimo baracakirwa rwose bataragera ku mugambi wabo. Muri make usibye ayo mabandi mu mujyi wa Goma hari amahoro, nta kibazo n'iki na kimwe gihari, ndetse we meme no mu mujyi wa Bukavu nawo na amahoro. Abantu ndabize musige mukenera kumenya update zo muri umujyi wa Bukavu. Bukavu nayo ubu na amahoro, nta kibazo, irimo irakontororwa na M23, nta kibazo n'iki na kimwe. Dusimbukiye muri Sud Kivu rero naho ubwo birumvikana, naho ni ku mirongo y'urugamba. Ubwo ndavuga hano za Sud Kivu, murabizi ko rwose naho hari gutegurwa ikintu cyitwa urugamba rukomeye cyane. Mu makuru rero sasa namenye
ndabona ubwo nandi atangiye kongeraho mu makuru ntangiye kugeraho mu makuru atangiye kugenda ngeraho nuko hano muri hano muri Sud Kivu ahantu bita ngo ni muri Uvira. Hano hantu bita muri Uvira birasa none urugamba rugiye gukomera. Nukuvuga ngo nari nababwiye ko hari ibikoresho byinshi by'Ababirigi bamaze kubijyana hari Bujumbura. None babijyanye Bujumbura niyo bateganyaga kuba donc bazaga bagaba ibitero bagena ibitero baturutse. Ibitero byabo byo gutanga umusada kuri zingabo ziri kurwanya M23 za Kinshasa. Donc bijyazaga binaturutse hehe na hano mu Bujumbura. Ariko mu kanya gato amakuru angezeho aravuga ko ngo mu byukuri Burundi ngo bwatangiye kubasaba ko bite na bya bindi nababwiye muri ya makuru twababwiye ngo GPS yabo batangiye ko nitangiye kwinjirirwa, ngo basabye ko ngo nibura ngo izi ngabo z'Abarundi ngo zizamura ibirindiro ngo bikava mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege mu rwego rwo gutanga amahoro kuri iki kibuga cy'indege ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, ngo nabo ngo bazamuke bajye gukorera hehe ku mirongo y'urugamba hano muri Uvira. Ababirigi bakaba bati se none ibikoresho nk'ibi ngibi rwose ko twabonye M23 kigiye bakinagiza twakwizera umutekano wabyo gute ko twaba tugiye kubibegera cyangwa se kubigenera mu byukuri izi ngabo za M23. Baravuga bati none reka tugende tuhite twigira Kisangani y'abandi barariyo tubasanga. My friend, hano hari izuba ryinshi cyane. Hano hari ikintu cyitwa izuba my friend. Izuba ni izuba. Baranyira bati rero mureke twigire twigendere noneho dusange abandi iriya za Kisangani. Ubwo muri axe niyo twagaba ibitero tuzajya dukoresha drone ndetse n'indege zo bwoko bwa Sukoyi bize bigira bite bize bivuye za Kisangani. No kurundi ruhande baravuga bati none twaba tugaragarije Giseke diko tumutereranye rwose by'urugamba bye ntacyo bitubwiye. Ubwo urumva bari mu rungabanga bari hagati baheza hagati nk'ururimi. Ubwo baraza ngo kwicara bige inama bakore inama abashake icyo bari buze gukora, ariko nkuko bigaragara nyine urumva M23 yabacanganyikishije, batangiye gutagarana, batangiye kubura uko bari bwitware n'uburyo cyari kubuze guhagarara muri iki kibazo. Aha hantu ngo hari wazarendo benshi cyane bari kugenda bava muri za Maniema rwose baza hano muri za Uvira. Bamara kugera muri Uvira ngo Giseke bitakwira rwose akavuga ati murakaza neza. Hari amafaranga menshi ngo yateguwe hariya, yateguriwe abazarendo ku buryo ngo iyo wivuze gusa ngo ugiye mu kizarendo bahita bakubarira amafaranga yawe amadolari 100 rwose batayagukubita gusasura. Bamara kuyagusasura bagahita baguha nyine n'ibikoresho, bakaguha kate nibura niyo baba baguha igishati gusa cyangwa igipantaro, niba hari n'inkoni bitewe nuko bakubona wiyaminiye bakagwa kimwe muri ibyo bikoresho. Ubundi none ugahita ujya hehe, ugahita ujya kuri tere cyangwa se ku rugamba n'utwo tudolari 100 ukadukenyereraho. Ariko ari nabaza ngo bafite ngo urukundo rw'ikizarendo ugasanga bakigiyemo nta kintu n'iki na kimwe babahaye, nkuko rwose amakuru arimo kugenda abigaragaza cyangwa se ava hariya bimeze. Gusa ubu tuvugana hano muri Sud Kivu nta mirwano yabyutse gusa, ariko nubwo nta mirwano yabyutse mu bice byose hari imyiteguro y'urugamba bigaragara ko ejo cyangwa se ejo bundi cyane njya mbona kenshi cyane imirwano ikunda kuba nko mu weekend. Bura ntimuzatangazwe no kumva muri weekend ibintu bihinduye isura, kuko urebye deployment cyangwa se reinforcement ziri gukorwa ku mpande zombi. Nubundi ibimenyetso birimo biragaragaza ko anytime hari ahantu umuriro wakwaka ndetse ukaba ari n'umuriro cyangwa se rukaba ari n'urugamba rw'amasata cyangwa se urugamba ruremereye cyane rushobora kuzaba rudasanzwe. Tunyarukira muri politike ndetse na diplomasi, andi makuru arimo kugenda aturuka. Katurebe uyu Mutarama yanditse agize ati ki katurebe. Mutarama ati nkuko nabibabwiye bidasubirwa AFC M23 yavuye Warikare. Mutarama none hose ibi nibi cyavuze ati nkuko nabibabwiye ngo AFC M23 bavuye muri Warikare.
nabibabwiye nanjye ariko ndababwira nti mu gitondo bavuye Walikale ariko bakoza kandi ka operation ngo ubundi bagombaga kuhava bagombaga kuhava kuri 22 z'ukwezi kwa gatatu nibwo ubundi ngo M23 ngo bagombaga kuva hano muri Walikale kuri tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu gusa birangira ababirigi na FARDC batangiye kurasa mu baturage kugeza tariki 27 icyo gihe ababirigi bari batangiye kurasa mu baturage ubwo ni bya bitero bya Wazalendo donc by'indege zitagira abapilote ndetse na za Sukhoi nibyo ari gushaka kuvuga uyu Mutarama cyangwa se umunyamakuru ukurikirana ibya hariya ndetse ntekereza ko ari na harabite nuko njya mbona kenshi ibyo arimo aravuga kenshi tubihurizaho avuga ati bagombaga kuvara kuri 22 z'ukwezi kwa gatatu ati rwose atari ko buriye bite n'ibitero bya FARDC ndetse n'ababirigi na Wazalendo batangiye kugenda bagaba mu baturage ubwo ni bya bitero bya drone n'iki byose ngo byaje gutuma ngo kurasa mu baturage kugeza kuri 27 ubwo barasaga ikibuga cy'indege kuri 27 rero ngo byaje kurangira barashe ikibuga cy'indege ngo kugeza icyo gihe ngo bahise barasa ikibuga cy'indege ibi byatumye AFC M23 idahita iva idahita hava ibanza guca intege iyo coalition icyo gihe ngo bahise banga kuhava ahubwo bihakanya ko kuvuga bati reka tubanze duce intege iyi coalition noneho rero nyuma rero nibwo batangiye gukura abasirikare babo muri Walikale donc M23 nibwo bahise batangira gukura abasirikare hano muri Walikale nyuma yo guca intege ariko se kuki bavanyemo hari abasirikare ubu bivuze ngo nubwo babavanyemo Wazalendo urabona already batanye bipambye bamaze kuhagera nubwo bahakubitiwe donc ariko banaragarukamo kuko mwamaze kubona amafoto harimo kwifotoza ariko se nuko bagarutse ubwo none no muri Masisi barivanamo byo rugamba biracyara amayobera ngo leta Kinshasa yari itegereje ko AFC M23 ihava ngo ibahe ihite ibahe go ahead bagahita nyine ngo ikabahagwa ahead kugira bahite basubira Walikale ndetse nyine ubwo n'izi ngabo zindi zose gahita zisubira muri Walikale ubu FARDC niyo iri Walikale ariko hari amabwiriza bagomba gukurikiza hari amabwiriza izi FARDC zamaze kugera muri Walikale ariko na n'ubu ngubu zitaratangira kugaragaramo bitewe nuko M23 ngo yasubiyemo ngo ibanza kubivuna hari amabwiriza rero ngo bahawe ngo bagomba kugenderaho ibintu menya byarateguwe banze ibintu byarabere mu mabanga ariko nubundi ariko bisanzwe byarateguwe kubera iki ntabwo bambwira ngo M23 ari yasoye itangazo ivuga ko itari buve muri Walikale itari butangire gusubira inyuma ariko nyuma y'iminsi mike iyi delegation yabo imaze iri Katari nibwo batangiye kuvamo ariko none bavamo nta tangazo bagize bate nta tangazo banditse aho ibi bintu wavugira ko bitari mu mupango haba ari hehe nihe wavugira ngo ntabwo biri mu mupango kuva hano muri Walikale cyangwa se hano muri bice bya za Walikale ni ibintu ubona biri mu mupango ahubwo ntangiye no kugeramo n'ikikango se iyi Uvira bavugaga ko nayo ishobora kuba yakwatakwa gute byashoboka hanyuma rero andi makuru ngo gombaga gukurikira amabwiriza ibyo bagomba gukurikiza niba yarengaho ayo mabwiriza y'ibyo bagomba gukurikiza bano izi ngabo zije muri Walikale ngo niba yarengaho ngo AFC izongera ibakure muri Walikale bakomeze ndetse ngo babe banageraza ahantu bita za Kisangani haro niho ibintu bikomereye ngo ayo mabwiriza ngo FARDC ndetse na Wazalendo bagomba kugenderaho
nibaramuka batayubahirije ngo ibyo bizaha ngo M23 AFC M23 ngo guhita ngo ihabakura ngo ndetse biyihe n'imbaraga yo gukomereza yo gukomereza Gisangani. Ngaho rero uko ibintu bimeze nuko bimeze. Ubwo nyine mumenye ngo kabaye nyine nuko nguko byagenze. Tunyarukiye mu yandi makuru rero sasa. Tubanyarukiye mu yindi nkuru, n'indi nkuru nayo ingezeho none ndabona drone zanjye zitangiye gukora, imbone zanjye zirimo kugenda zimpa makuru. Hano ravuga hari inkuru irivuga ngo hamenyekanye ibyo General Gasiga arimo gusaba ubuyobozi bwa FARDC. Uyu Gasiga ni muntu ki? Byose ni uyu Gasiga watangiye kugira ibyo asaba FARDC ni muntu ki? Byose bikubiye muri iyi nkuru cyangwa se muri iki kiganiro, muri iyi nkuru yateguwe n'imbone yacu iri hariya kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Nyuma yaho ngo umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'Kinshasa ufashe umuji wa Bukavu wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ihuriro ry'ingabo za Kongo zari muri uwo mujyi zahungiye muri Uvira. Bityo na Brigadier General Olivier Gasiga wari mu basirikare bakuru b'iryo huriro nawe yahungiye muri iki gice, ariko nyuma aza kwerekeza Ikisangani. Kuri ubu biravugwa ko ari Kinshasa aho arimo gusaba guhindurirwa imirimo. Naringeze niho ndari gusaba ibikoresho ngo byamubanye bike none ibindi bikoresho ari gusaba. None nyuma ko bamwokejeho